Vestina na Dorcas bagiye gutaramira muri Canada ku ndirimbo yabo ya Yebo. Ni ubwa mbere tubumvise bagiye mu gitaramo hanze y'u Rwanda, ubundi ibitaramo byose babikoreraga aha ngaha mu Rwanda, rero ni ubwa mbere tubumvise bagiye gutaramira hanze. Turi kureba muri kino kiganiro uburyo batangiye umuziki wabo, uburyo batangiye ari abana batoya cyane kugeza aho bakuze, kugeza aho noneho banashyingiwe, umwe muri bo akaba yarashatse umugabo. Ibyo byose rero turi kuganiraho yabaye connected cyane, ikaba ibambukije bagiye no hanze y'ibihugu bigiye bitandukanye ku ndirimbo yabo ya Yebo. Iri mu Giswahili, iri no mu Kinyarwanda. Ni ibintu rero bishimishije cyane kubona urubyiruko nk'uru nguru ruri kujya mu kwitabira hanze, gukora indirimbo hanze. Urumva ni ibintu byiza by'agatangaza. Reka tubane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, njye mugiye kubana twa Joy cya Joyce yose n'ayanjye. Nshimira Imana Nyagasani yabampaye, mujye muhamuronke ubwiza bw'Imana bujye bubabaho. Nanjye ndabakunda, nimunkunda nanjye nzabakunda. Tubane niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, koraho hasi handitse subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu byose bitazajya bigucika, kuko ndahari kugira ngo njye mbibaha, ndahari kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mwiriwe neza ahantu hose muri mpande zose z'isi, ndabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe. Niba utameze neza ihanganira ubuzima urimo, niba warwaye cyangwa ufite ibindi bibazo ihanganire, kuko mu isi niko bimera. Mu isi dufashe igihe mu ntambara, uhura n'ibibazo byinshi cyane bikaguca intege, ariko iyo ukomeye ukabasha kugira ngo ibyo bibazo binyuremo, unyuramo wemye. Rero komera kandi wihangane. Mu isi niko bimera, mu isi dufashe igihe mu ntambara. Noneho tuje kubabwira kuri abakobwa b'Imana bagiye gukorera igitaramo mu gihugu cya Canada. Ubwo bazurira indege bagiye gukora igitaramo, Vestina ndetse na Dorcas ni abavandimwe, baravukana, barakundana, nta hantu na hamwe bajya basiganwa. Rero batangiye umuziki wabo ari abana batoya baririmba muri korali, dukura tubazi yuko baririmba muri korali. Bageze igihe bajya ku masosho media, turababona cyane. Bageze igihe bakora ibintu byiza by'agatangaza, uburyo bitabiriye, uburyo bakoze ibintu ubona yuko bishimishije. Rero barazamuka bagenda bazamuka gake gakeya, kugeza aho indirimbo zabo zamamaye mu gihugu ndetse no hanze yacyo, ariko ari abantu bazikunda baherereye muri ibyo bihugu. Barazamutse barakomeza barazamuka, ndetse rwose bitanatinze baraniga, bagirana amadiplome yabo asa neza, ntabwo yaza asa nabi. Twarabyishimiye kandi wabonaga yuko ari ibintu dukwiye kwishimira, kuko umwana w'umukobwa noneho deni w'umuhanzi cyangwa w'icyamamare, kugira ngo uzabone ngo icyamamare ngo kize ubwenge biragorana. Ariko bo ntabwo bagendeye muri uwo mujyo yuko ari ibyamamare, ahubwo bo bagendeye mu mujyo yuko bakwiye gukora ibibarimo, bakabyereka Abanyarwanda, bakabyereka abantu babakurikira kuri social media zabo zose, bakabereka yuko batandukanye n'uko babavuga. Rero barize bagarukiza gatandatu segonderi, bose bafite amadiplome, gusa ntabwo yenda bazakomeza kaminuza. Ariko icyo dushimira Imana ni iki ngiki, ni uko Vestina yaje gukora ubukwe n'umugabo mwiza cyane. Bukaba bamaranye hafi amezi 4, murumva yuko ari igihe kinini. Rero ubukwe barabwishimiye cyane, abantu barabwishimira, abantu barafelicita cyane, abantu babishimira yuko uyu Vestina akoze ubukwe rwose ataramara igihe hanze, kuko yari amaze nk'umwaka umwe arangije ahita abona uwo mugabo wo muri Burkina Faso witwa Idrissa Ouedraogo. Ni ubukwe bwitabiriwe haba kuri online ndetse naho bari muri Biki Arena. Wabonaga yuko ari ibintu byiza, abantu bitabiriye ubukwe bwagenze neza. Noneho aka kanya tumbaje kubabwira yuko bagiye gutaramira muri Canada, bagiye gutaramira hanze y'u Rwanda. Ni ubwa mbere bagize igitaramo bagiye gutaramira hanze y'u Rwanda. Abantu benshi barabyishimiye, abantu barapostinga, abantu bifuza yuko rwose bazamuka bakagera mu ntera, kandi koko niko byabayeho. Bari kuzamuka ugereranyije n'uko mbere twahoraga tumva ibitaramo byabo byose byaberaga aha mu Rwanda. Rero ibitaramo bagiye no kuzajya babigirira hanze y'u Rwanda. Ibyo ni ibintu dukwiye kwishima, tukababwira ngo Imana izagendane namwe kandi izahora ibafasha. Reka duhinire aha ngaha tubasengera Imana, tubabwira yuko Imana n'ubundi bakiri kumwe mu ruhande rwabo, kandi umubisha nawe. Ibintu bibazo bibaho bikarangira, umuntu akongera akagaruka mu buntu. Niba rero nawe ufite ibyo bibazo byose, ihanganire ubuzima urimo aka kanya
ndabizi neza yuko bizagenda neza. Murakoze ndabakunda cyane.